Reka mbasuhuze mbifurize ubuzima bwiza, mbifurize gukomera, mbifurize kumererwa neza. Mwebwe mwese mukomeje gukurikira Chita Magic, abantu mudukurikira baba mu Rwanda, badukurikira baba hanze y'u Rwanda, nizere ko muri amahoro muguwe neza. Nanjye mbifuriza ubuzima bwiza, nanjye mbifuriza kumererwa neza. Nje kubagezaho inkuru bigoye kubona umuntu yayivuga. Ni inkuru itunguranye cyane kuri iki cyumweru ku itariki ya 2 Kanama 2026. Ni inkuru ntababeshye igoye kuyivuga, cyane cyane yuko ari inkuru y'akababaro kandi iteye agahinda gakomeye cyane. Ni inkuru ikomeye cyane. Nje kubagezaho inkuru ivuga yuko mu muryango w'umubyeyi Bahavu kwa Mama Pasi, ubundi niko bakunda kubita, famiye yabo bagize ibyago. Umwe mu bavandimwe ba Bahavu Janet, musanzwe muzi ukina amafilime, Bahavungira mu muzi muri filime, abantu bamumenye muri City Maid, hari abamuzi muri Impanga series, hari abamuzi muri zira filime yagiye akora kuri channel Impanga TV zirimo nka Isi Dutuye, n'izindi nyine zitandukanye Bahavu yagiye akora. Murabizi ko muri filime nko mu Impanga series abavandimwe be barimo nk'uwitwa Pasi mukuru we, barimo sister we Tracy, n'abandi bagiye bagaragara nyine muri izi project. Hari umwe mu bavandimwe be ngira ngo wanakoze mariage nyuma ye w'umukobwa, ngira ngo hari n'undi baheruka gushyingira w'umuhungu. Umwe rero mu bavandimwe ba Bahavu witwa Liza, hari abantu wenda bashobora kuba bamuzi mu bijyanye n'ubucuruzi, yacuruzaga ibikoresho byo mu nzu, ngira ngo abantu wenda bashobora kuba barakoranye nawe ibikoresho byo mu gikoni. Hari abantu biganye nawe muri high school, hari abantu babanye nawe hariya i Kanombe aho famiye yabo ikomoka, aho batuye. Nagira mbamenyeshe rero ko uyu nguyu Liza yitabye Imana, nk'uko ndi kubibona mu makuru. Bahavu umugabo we Fleury ndetse n'abavandimwe bose nyine bagiye bashyira ku mbuga nkoranyambaga kuri WhatsApp. Ni inkuru ko natangiye mbibabwira igoye kuyumva, cyane cyane yuko harashize igihe gito cyane. Ni igihe gito kuko numva haciyemo imyaka 3 gusa uyu Liza akoze mariage n'umugabo we Serubibi Shyaka Eric. Nanabyibuka rwose bwabaye mu matariki impera z'ukwezi kwa 6 2023. Mu bukwe nabereye MC, ndabyibuka rwose umuryango uko byagenze. Mbese mbabwije ukuri ni couple y'abantu bari bakiri bato cyane. None rero Eric, umugabo rwose w'imfura, umugabo umwana mwiza, asigaye wenyine kuko inkuru nyine ivuga yuko Liza kuri social media ubundi yitwaga Liza Classic yitabye Imana azize impanuka ya moto nk'uko amakuru abivuga. Hari ubutumwa bw'ihumure abavandimwe be bamaze gupostinga, nibwo wenda ngiye kunyuramo. Ubundi nabonaga abandi babivuga, ariko ukuntu nakomeje kureba mbona mu kanya gato gashize rwose, mu gitondo cyo kuri iki cyumweru, Bahavu yanditse kuri stati ya WhatsApp, ashyiraho ifoto ari kumwe n'iyo sister we witabye Imana, agira ati my pretty sis, ntutashye nk'intwari ahubwo ari intwari bidasanzwe, mwana wa mama, Uwiteka nyiribihe yabyemeye, nubwo twe twasabaga ko byaba inzozi mbi ariko tugakanguka tukikubona. Ubu ni ubutumwa Bahavu yashyize kuri status saa 11 za mu gitondo n'iminota 50, amenyesha abafana be, inshuti n'umuryango, ubwo bafite nimero ye ya WhatsApp ko umuvandimwe we yitabye Imana. Njyewe nkibibona numvaga ari ibintu bitari byo. Inkuru nk'iyo ku muntu uzi, ku muntu muba mwarasangiye, cyane ko uyu muvandimwe Liza witabye Imana njyewe namumenye 2016. Yego, muri bya bihe Bahavu yari umukinnyi wa City Maid, nibwo namenye Liza. Yego, n'abandi bavandimwe be nyine umuryango we, kuko bari abantu bamushyigikiraga cyane akiza muri sinema. Umuntu rero nzi mu myaka
10 ishize nakoreye no mu bukwe, ndumva ari inkuru ni za nkuru wumva ukumva hari ibyo bintu bishobora kuba bitari byo, ariko nasomye iyi message ya Bahavu, ndavuga nti Imana yanjye ibintu biteye ubwoba, nkuko Bahavu nyina bivuze agira ati Uwiteka nyiribihe yabyemeye nubwo twe twasabaga ko byaba inzozi mbi, ariko tugakanguka tukikubona. Ubwo n'ubutumwa bwa Bahavu, ariko no mu bundi butumwa hari ubutumwa Fleury umugabo wa Bahavu nawe amaze gushyira hanze kuri WhatsApp nyine, yanditse agira ati uruhukire mu mahoro mukundwa Liza, my sister in law, iragi ry'urukundo usize mu muryango tuzarikomeza, forever in our heart, rest in peace, uzahora mu mitima yacu, uruhukire mu mahoro. Mu butumwa nanone kandi buri hanze nubwo umukobwa witwa Rehema ubundi niwe mukobwa mutoya kwa Bahavu. Rehema n'umukobwa abenshi muzi ku izina rya Tracy, yari n'izina yamenyekanyeho muri Impanga series ya Bahavu, akaba umwe nyine muri ba sister ba Bahavu, ariko akaba ari mutoya nyine kuri uyu witahiye. Yanditse agira ati biragoye cyane sis, ashyiraho utumenyetso twa emoji tw'umutima umenetse n'akandi ka emoji ko kumuhobera, agira ati forever in my heart, cyangwa se uzahora uri mu mutima wanjye. Ikindi kandi hari n'indi post yari yakoze mu gitondo saa 12 za mu gitondo, yanditse agira ati my cute sis, uransize Li, utabarutse gitwari, ruhuka mu mahoro mukuru wanjye, ndagukunda iteka. Ubwo n'ubutumwa bwa Tracy yashyizeho aka video ari mu bihe byiza n'uyu muvandimwe we, ariho nyine yamwandikiraga amubwira ati ruhuka mu mahoro mukuru wanjye, ndagukunda iteka. Mana yanjye. Ubwo n'ubutumwa rero bw'abavandimwe narinje ngo mbagezeho iyi nkuru. Bahavu amaze gupostinga ifoto ye y'ubwiza, yandikaho ati my pretty Bambi, ashyiraho utumenyetso tw'umutima. Ngira ngo ku bantu bafite nimero ya Bahavu nonaha nta kindi ari gupostinga usibye umuvandimwe we witabye Imana. Gusa ku rundi ruhande nanone kandi Rehema cyangwa se Tracy apostinze agira ati bof, ubwo nyine yavugaga uyu mugabo Eric wa nyakwigendera umudamu witabye Imana, agira ati bof mwiza musaza wacu Nyagasani yaduhaye, Imana igukomeze, warakoze cyane gukunda mukuru wanjye, warakoze gutuma ahindurirwa izina akitwa umubyeyi, Imana niyizi impamvu ndabakunda cyane. Ubu n'ubutumwa nyine bw'umuvandimwe wa Bahavu uyu witwa Tracy amaze kwandika mu kanya gashize. Bahavu nawe ari gupostinga uyu musista we, yanapostinze nawe ari gushimira avuga ati warakoze bof mwiza. Ubwo baravuga nyine umugabo nyine wa uyu mudamu bavukana. Ikindi yanapostinga aka video hano Bahavu n'abavandimwe be bari bambariye umusaza wabo w'umuprofete witwa Prophet Bahavu Eric, umaze iminsi yarinjiye mu ivuga butumwa. Mana yanjye, reka mbabwire umuryango wa Bahavu, umuryango inshuti za Mama Pasi, abasengana nawe ndabizi Mama Pasi n'umumama ukunda gusenga cyane. Umuryango utumwa none hana abagezaho nuko gahunda yo gushyingurayo umuryango uyigeze kure, bategura kumusezera bwa nyuma. Ikiriyo cyatangiye uyu munsi guhera saa 10 z'amanywa. Ikiriyo kiri kubera Kimironko, aho n'ubundi bari basanzwe batuye. Ku bantu mukeneye wenda ndi makuru arambuye ndaza kuyabagezaho, abakunzi ba Bahavu, inshuti ze, umuryango, muzaboneke dutabare umuryango. Abakunzi ba Bahavu muri This Is Your Time, mu mafilime, abantu mwiganye na Liza, bakoranaga nawe, abantu muziriza mbese n'abantu mwese muzi uyu muryango, muzaboneke tubatabare. Gahunda by'agateganyo biravugwa ko iri ku wa 4, hanyuma hakaba ari gutegurwa nyine n'ibindi bijyanye no guherekeza umuntu witabye Imana. Navuga nti yinkamiye Liza, rest in peace, Imana ikwakire. Umuryango wa Bahavu, abavandimwe mwese, mwihangane kandi mukomere muri ibi bihe bitoroshye. Ndabyumva bamwe muri kurira, abandi mwahungabanye ku mutima, abandi banze kubyemera. Ntabwo byoroshye na gatoya kubura umuvandimwe muvukana,
direct w'amaraso, biraryana kandi ni igikomere. Ndabizi nanjye byambayeho mu myaka yashize. Kubura umuvandimwe ni ikintu kibi cyane. Kubura umuntu wese mufitanye isano y'amaraso, cyane ko nk'uyuriza asize n'umwana muto cyane kabisa. Ngira ngo yari muri gahunda yo kwinjira muri maternelle muri kwa 9, ahubwo niba atari yaratangiye, ariko ntababeshye ntabwo byoroshye. Bahavu rero n'umwe mu bantu bo muri showbiz cyangwa se mu bijyanye n'imyidagaduro, ubuze murumuna we, ubuze umuvandimwe we, nyuma y'abandi byagiye bibaho mu bihe bitandukanye nk'aba Junior Giti, umuryango wa Buravan n'abandi batandukanye. Ntabwo ari ibintu rero bisanzwe, mube hafi umuryango mugari. Tubifurije humure, mukomere kandi mwihangane muri ibi bihe bitoroshye. Cheetah Magic.